ikaze kuri Kamera Gospel TV Show. Nari mbakumbuye kandi Uwiteka yabanye na buri wese. Ndatekereza ko Imana bwarabarinze. Ndongeye gushima Imana, Pastor Urukundo ndashima Imana ibanye natwe ikomeje kuturinda. Imana itwongera umunsi, ikatwongera ukwezi, ikatwongera umwaka, mbese ni Imana yo gushimwa kandi igahabwa icyubahiro. Reka dutangire ni cya kiganiro kimara iminota 5 gusa, ugahindurirwa ubuzima binyuze mu ijambo ry'Imana ndetse no mu isengesho. Reka dusenge. Imana yo kwizerwa, turagushimira uhabwe icyubahiro. Waduhaye umugisha wo kubaho no gushima izina ryawe Kristo, watugiriye neza ukongera ibihe byo kubaho no kurama. Icyubahiro n'ikikugumeho cyihariye wenyine Kristo. Tugarutse imbere y'ubwiza bwawe ngo iri jambo ry'Imana rihembura ubuzima bw'abantu bari hirya hafi na kure, kandi ritunganye imitima y'abagukeneye bose. Twizereye mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riboneka turasoma Luka igice cya 2 murongo 52. Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Yesu Kristo rero ababyeyi be bamureze neza kandi abikitegererezo mu gihe cye. Baramushimaga kandi yari intangarugero. Rero iyo dutekereza uburyo turera abana bacu, tugatekereza uburyo ukwiriye gushinganisha umwana, nk'uko mu migani havuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyura azasaza atarayivamo, niko n'uyu munsi natwe dukwiriye kugira ngo tugire intego yo kurera abana bacu neza kugira ngo tuzagororerwe. Kandi iyo turimo kurera abana bacu neza, tuba turimo kubikorera Yesu, kubikorera Imana yabaduhaye. Twebwe turi abakozi babariye abana, turi abagaragu babo. Ariko mwene data, ndagira ngo tugaruke kuri njye. Abana benshi bafite imivumo bakura ku babyeyi, bafite ikibazo cy'uko batigeze baturwaho neza, batigeze bahabwa umugisha. Mwibuke Mariya amaze guhura na Elizabeth, ngo abana barakinnye bombi bari batwise. Abana bari uko ababyeyi bahoberanye n'abana barahoberanye. Abana rero iyo watuye neza ku mwana abaneza. Nubwira umwana ngo ni ikigoryi, azaba ikigoryi. Numubwira ngo wa mwana uri umunyamugisha, wowe uzategeka isi, uri igikomangoma, azaba ibyo wamwise. Reka twige kwatura neza, twige guhesha abana umugisha, kandi si abana gusa, n'abantu bose twige kubahesha umugisha. Nasobanukiwe neza ko icyo ubibye nicyo usarura, icyo uvuze nicyo kikugarukaho. Kandi hari igihe umuntu yivumira umwana atabizi, cyangwa se ukihekura utabizi. Kera hari ibitutsi muzi abantu bajyaga batukana ngo umuntu ngo arakavuna umuheto. Kuvuna umuheto ubundi mu Kinyarwanda ni ugupfusha. Ni ugupfusha abantu bose bagashira. Ibyo twarabibonye bibaho, abantu bagapfa bagashira, umuryango wose ukarangira. None ntabwo biduha isomo. Ntujya kumva ukuntu umubyeyi aracyatukana ibintu nk'ibi. Ntabwo nje hano gutukana no kubigisha ibitutsi, ariko ndimo ndavuga ngo twige kwatura neza, twige guhesha abantu umugisha, kuko abaheshejwe umugisha babonye umugisha. Bene data, mukurikire ijambo ry'Imana, mugakurikira isengesho. Mureke turwane ku kizira icyo ari cyo cyose, Imana idukize umuvumo. Reka rero mbabwire intego mu by'ukuri nyamukuru yo kwatura neza. Tugeze mu mwaka mushya wa 2025, umwaka mushya muhire. Ndawukwifurije, uzawambuke, uzawugiriremo amahirwe n'umugisha. Imana rero nyiri byiringiro byose ikuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera. Uwiteka Imana yawe izabane nawe aho uzajya hose, iyobora intambwe zawe. Uwiteka azaguhe kugira ukuboko kwiza kucyo uzakoraho cyose. Umugisha wawe, umugisha w'Uwiteka uzakomeho, kandi uzahaze urubyaro rwawe kugira ngo ubere benshi isoko y'umugisha. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, akurindira ubugingo hamwe n'abawe bose, azabundikiza amoya ye ubuzima bwawe. Uwiteka azaguhe kuramira mu buzima buzira umuze. Umutima wawe uzashake kumenya Uwiteka kurushaho, kumwubaha no kumwumvira, uharanira icyuho cyose icyaba cyose, kugira ngo icyubahiro cy'Uwiteka Imana kizakugaruke.
ndagira ngo nkubwire mwene data, hari ikindi nkwifuriza. Ndagira ngo muri uyu mwaka ugire strategy. Imwe muri strategy rero izagufasha gushaka Imana ni uburyo bwimbitse bwo kuba ku gicaniro. Kugira isaha ihoraho buri munsi uzajya uhuriraho n'Imana ugasenga. Gusoma ijambo ry'Imana, iyo ni strategy ya kabiri. Hanyuma ukagira intego yo gusoma ijambo ry'Imana. Niba ufite intego wenda yo kuvuga ngo Mwami ndagusaba kwizera, umuririmbyi umwe yaravuze ngo Mana nyongerera kwizera, ngo kugira ngo mbone ishimwe mu mitima. Ni ukuvuga ngo kwizera nibyo biduhesha amashimwe, nibyo biduha gutuma tubasha kuvugana n'Imana, nibyo bitwambutse. Rero mwene data, ndasenga kugira ngo Imana ikwambutse binyuze mu mashimwe, binyuze mu kwizera, binyuze mu byishimo. Ibyishimo uzagira uyu mwaka uzaba wawe wo guseka, uzaba wo kunezerwa, uzaba wo kunyurwa, kandi uzaba umwaka uzaba imfura nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Kuva. Uzabe uku kwezi kuzakubera imfura y'amezi, uzakubera umwaka w'ingenzi, ubudahangarwa, ingirakamaro. Uyu mwaka uzakubera umwaka udasanzwe, uzakubera umwaka wari utegereje kugira ngo ushyikireho ubwiza bw'Imana. Reka dufatanye gusenga, ariko kandi wizere ko Uwiteka azabana nawe, akakurinda muri byose mu majya n'amazi, kandi Uwiteka azaguha iterambere mu mubiri no mu mubiri. Mwami Yesu, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Urakoze kuko ari wowe Yesu Kristo waduhaye kubyara kandi ukaduha no kurera, ariko tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Dufashe strategy rero zo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Turakwinginze Mwuka Wera uzazubane natwe, udushoboze kandi uzadufashe kubigeraho. Abana bacu turabashinganishe mu ngobyi y'amasengesho, ntabwo ari bo gusa, n'igihugu n'itorero ndetse n'abandi bose, abavandimwe n'inshuti. Turabasengera iri sengesho uzaryumva hafi na kure, ukize ubugingo bwe. Yashobora kuba ari kwa muganga arwaye, uzamuhe gukira. Kandi Mwami, indwara barwaye si izo kubica, ahubwo nizo gutuma bahimbaza Imana. Twarakubonye ukiza indwara, twarakubonye usubiza intege mu bugingo, twarakubonye udushoboza byose. Mwami, turagushimiye, urakoze. Ngaho ntuhabwe icyubahiro. Rero uburinzi bwawe bukomeze guherekeza iri jambo, rikomeze kugaragara mu mitima y'abagushaka bose, bafite inzara n'inyota, bagukeneye. Uduhaze uburame mu izina rikomeye ry'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha kandi Uwiteka abanezeze, abuzuza ibyishimo. Uyu mwaka uzababera udasanzwe, uzababera umwaka wo gushima Imana ndetse cyane cyane no guhembuka. Imana ibahe umugisha.